nyamara Eliane ntago nzi ijambo naba naravuze rigaragaza discipline nkeya. Icya kabiri, guseka n'uburenganzira bwanjye. None se ko yavuze ko yaniga ko nta wabikomanseho. Uyu munsi rero ingaruka zirimo kungeraho nuko ntabwo ikiganiro nakoze cyakiriwe neza, yaba mu rugo rwanjye, yaba mu muryango wanjye, yaba ku itorero ryanjye, kuko sintinya kubivuga kuko no ku itorero ryanjye ntabwo cyakiriwe neza. N'umushumba wenda utarabimbazaho aracyategereje ati nimbonana na Eliane nzamubaza iki kintu. Umukristo w'iwacu utarakimbazaho nuko tutarabonana cyangwa se atarabona akanya ko kumpamagara. Ariko yaba kuri societe, yaba no ku babyeyi banje ntabwo kiriya kiganiro bacyakiriye neza, no ku mutware wanjye ntabwo yacyakiriye neza. Ni nayo mpamvu yentervenyemo agahamagara umunyamakuru twakoranye ikiganiro avuga ati please ndagusabye gukora icyo kiganiro. Kuri jewe ntago kinshimishije n'umuryango wanjye ntago kidushimishije. ZOOM TV24. Yes, reka twongere tubahe ikaze mwese mukurikira ibiganiro bya ZOOM TV24, tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose mu nguni zose z'isi, ndetse tubibutsa no gukomeza kudushyigikira mukanda kuri subscribe ku batarabikora kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Hano imbere ya kamera murabibona turi kumwe n'umukozi w'Imana, mumaze kumumenyera ariko ntabwo yabura gutangira twibwira kuko wenda hari abagiye kumubona ku nshuro ya mbere. Murakoze cyane ZOOM TV. Amazina yanjye ni Evangeliste niyo nagira Eliane cyangwa mama mignone nkuko abenshi babimenyereye. Abenshi banyita mama mignone kubera imfura yanjye yitwa Mignone. Eliane, amakuru ni meza. Meze neza. Ndashima Imana iki kibazo kugisubiza uyu munsi irimo kungora, kuva ejo kugisubiza irimo kungora, ariko meze neza kuko ndashima Imana. Nyuma y'ibibazo, nyuma y'intambara, nyuma y'imijugujugu, nyuma y'amabuye, ndashima Imana. Hanyuma uti nyuma y'imijugujugu, nyuma y'amagambo, ibyo by'imijugujugu, amagambo bituruka hehe, byatewe n'iki, dore ko hari abatabizi? Byaturutse kuri debate nakoranye n'umumama umwe bamwita mama Mugwiza, irindi ntago nigibuka kuko nafashe rimwe kuko niryo bandika cyane naryo bavuga cyane, yitwa Mugwiza. Rero iyo debate twakoranye niyo yateje intambara n'ibibazo n'amatsiko n'ibiki byose, ariko ntago byaturutse kuri mama Mugwiza. Mana ntihagire umuntu umutera amabuye ararengana, byaturutse ahandi ku ruhande inyuma. Yego. Nakuvuga ngo ibyaganiriwe hose ntabwo byakiriwe neza, byaba byaraturutse nyirizina umuzi w'iyo mijugujugu. Hari amagambo mabi wakoresheje se, waramututse, ubwo bya bimeze bite kugira ngo imijugujugu aba ari wizaho, cyane ko numva ko ariwe nawe bari gutera iyo mijugujugu kurusha uwo Mugwiza mwakoranye debate? Ntabwo mbizi ariko jewe kimwe icyo nshingiyeho cyane naho nshingiye kubateye imijugujugu muri comment waza kuzisoma nazo zirahari. Ntago jewe ndi bushingire cyane kuri comment kuko comment izo buri wese afana ikipe akunda. Niba ufana niba ufana Reyo undi akaba afana APR, Reyo nitsinda bazatuka APR nitsinda APR nitsinda bazayituka abafana ba Reyo. Abafana ba Reyo nabo Reyo nitsindwa bazatuka APR, gutyo. No ngo buri wese afara ikipe ashaka kandi akunda, ntago ari ikibazo gikomeye cyane. Kimwe ko Mugwiza we ntago ari umukristo, nta nubwo yemera christianisme. Rero kuba hari popularite imwe ishobora kujya inyuma ye kubera yuko wenda nayo itemera christianisme, ntabwo ari icyaha cye. No kuba nanone hari indi popularite ishobora kujya inyuma ya Eliane kuko we yavuze Imana, yavugiraga Imana, nabwo ntabwo ari icyaha cya Eliane. Abo ngabo ntabwo bo nabatindaho cyane. Wenda icyo nababwiraho gatoya ku bantu bantutse muri comment n'ibiki byose, nta n'umukristo wajya ku rubuga harangwa atukane. Unakoze cyane. Nta mukristo wajya hara ku rubuga ngo atukane ngo wanshinziwe ngo dore ko gashinyeka ngo bimenye ngo n'ibindi byinshi byansoma muri comment. Ibyo ngibyo ntago bimbabaza, no kuvuga yuko ibyo mvuga ntabyo nzi, ntabyo nize, ntaki ibyo ntago byambabaza, ahubwo nababajwe cyane cyangwa se ibintu byankomerekeje bigatuma niyemeza yuko nanaca online ahantu hatandukanye ngasaba imbabazi, nuko ikiganiro cyari kigamijwe cyo twakoze. N'amagambo yagomba gukoreshwa siyo twakoresheje. Twagiye ndehoro yasije bituma twisanga twaguye muri piège cyangwa se mu mutego. Hanyuma no kubera iki mwagiye andehoro yasije mwari mwateguye, wowe ukemera kukurikira iyo sije kandi ukomera kujya muri uwo murongo kandi mwari mwatanye nkuko byemeza?
nyine jyewe ni nacyo nsabira imbabazi kuba naragiye on the whole yasije si ukuvuga ngo ninjye wabitangije ariko nyine nanjye narabikoze yego ubundi tageti ya ni urugo urugo ni iki ntabwo rero mu rugo twagombaga kwataka ibitagomba kwatakwa cyangwa se kurasa umwamba utagombaga kuraswa aho niho twakoze ikosa ni naho jye nemera ku giti cyanjye ntabwo nzi about mama Mugwiza kuko sindavugana nawe nta nimero ye mfite nta nubwo nzi niba we hari impact byamugizeho ariko jyewe ku giti cyanjye nk'umukristo niyemeje gusaba imbabazi ntazisaba uwambwiye gusa ngo wakosheje ntazisaba itorero ryanjye gusa cyangwa se umuryango wanjye gusa ahubwo nzisaba public yose kuko icyari cyatujyanye imbere ya kamera sicyo twakoze ikiri inyuma ya kamera yego Eliane tugiye kugaragaza ibintu neza uravuze uti ntago mwarashe umwamba aho mutagombaga kurasa cyangwa wowe ku giti cyawe kuko niwe uri kwivuga hanyuma wumva gutyo ntabwo yasobanukirwa uwo mwambi rero warashwe hehe mundi mwakagombye kurasa hehe umuheto wawe urafora urasa umwambe aho hatari hakwiye niho hehe niho abantu dushaka kumenya rero ubundi jyewe intego yanjye ni ukugira urugo rwiza yego Vincent ukagira urugo rwiza umushumba wanjye akagira urugo rwiza umudiyakoni wacu akagira urugo rwiza abantu twese tukagira ingo nziza ariko twageze imbere ya kamera aho kugira ngo tujye mu rugo tujye kwigisha ibyo mu rugo ahubwo tujya mu madini na politike kandi ntabwo aribyo byari byatuzanye yego hanyuma amadini mwarashe ku idini runaka cyangwa ku itorero runaka cyangwa mwarashe ku idini nyirizina nta zina ry'idini na rimwe twavuze ariko twavuze ku madini ni ukuvuga ngo amadini ubwo kuyavugaho mwarayanenze ubundi ni iki mwavuze ku madini ku buryo bavuga ngo ndabisabira imbabazi hanenzwe uburyo idini ryaje n'uburyo ryaje gukuraho ngo niryo ryatatse umugore ubundi mu kiganiro ibintu byinshi byagarutsweho baravuga ngo idini niryo ryaje gupfobya umugore ngo Bibiliya niyo yaje gupfobya umugore aho kugira ngo twebwe tuganire ku cyatuma urugo rwaba rwiza twagiye kuganira ngo ku gipfobya umugore ngo idini niryo ryaje gupfobya umugore ngo Bibiliya niyo yaje gupfobya umugore tujya no kwinjira mu buryo yajemo ndetse hazamo naho ushaka kubyinjiramo ni deep yego abantu benshi barakwikomye rero hari nubwo numvise ari itorero ari abantu batanze ibitekerezo kuri iyo nkuru amakomanteri maze gusomamo nk'amakomanteri nka 15 ariko yewe mu gihumbi na magana ngahe hafi 200 wasomye nubwo nanyinjije yose nayasomye yego hanyuma rero hari ubwo neza kumva mu kiganiro utambukije maze gutambuka mu kanya ngo wasabye imbabazi n'umugabo yego we noneho waramwatatse nawe ubwo umugabo wamusaba imbabazi ntago namwatatse ahubwo ntago yashimishijwe n'ikiganiro twakoze kuko ikiganiro twakoze gitandukanye n'ibiganiro nsanzwe nkora Eliane gitandukanye n'ibyo nagombaga gukoraho uretse nawe nzi ko namwe mu banyamakuru hari benshi bampamagaye bambwira ati Eliane noneho mwarengere ikiganiro mwakoze hari aho mwakoze mutagombaga gukora yego hanyuma tujye ku idini cyangwa ku itorero nyirizina itorero ryawe rero usengera muri restoration no nagari restoration church ariko ari amatorero yo ya restoration yarandeze kuva muri ekodime nayirerewemo nayivuyemo ndumugore navuga ngo nayivuyemo bancukije muri make banshingiye uyu munsi muri Zion Temple yego noneho Zion Temple numva hari benshi barebye ikiganiro cyawe ari abapasteri ari abashumba yo ni ikibavuzeho cyangwa kugeza uyu munsi wo ntacyo barabivuga nubwo uri gusaba imbabazi ikintu nkundira itorero ryanjye rero buriya rwose my leaders I salute you ndabakunda cyane abashumba banjye n'abantu banariza n'abantu bashyira mu gaciro bo ntabwo bo bahita baterura ngo bakubite hasi ahubwo bakugira inama barakuganiriza bakanakubwira ngo aha naha wakosheje icyo nicyo kintu nkundira itorero ryanjye ntabwo ari nk'aya matorero sinzi niba hari n'abikora yandabyumva ariko bo ikintu bakora cya mbere no kuganiriza no kukugira inama kandi ndizera ko byakozwe neza byarakozwe mwaraganiriye bakwereka ikosa naganiriye namwe mu bashumba banjye rwose nta kibazo na kimwe ejo naganiriye nabo Eliane rero hanyuma kiriya kiganiro ubundi twinjire muri kiriya kiganiro ntekeza ko ari inshuro ya kabiri mwari mukoranye ikiganiro na Mugwiza iriya deba ni inshuro ya kabiri cyane ko umunsi mwakoranye icyo kiganiro ari igihe nahaciye aho mwakoreye ambwira ko mugiye gusubukura yari yabanje noneho ikiganiro cyari cyabanje cyo nta kintu wigeze kinengaho mbere yo kwinjira mu cya kabiri
icyambere rero twaragikoze turarangiza turagenda nyuma yaho icyo nakurikiye ni komenti nagiye ndeba komenti abantu bakambwira ngo nacaga mu sorry nindivuga nawe muraza kumbabarira nevuze mu Rwiza ariko ni Mugwiza ni Mugwiza ndibaza ngo nacaga Mugwiza mu ijambo ngo namubuzaga kuvuga ngerageza gukurikira ndavuga se ni he naba naramubuzaga kuvuga ko nzi ko nyine twaterana amagambo nka debate nyine yavuga nkamureka akavuga yageraho numva nkamusaba ijambo ngakomeza nawe ndetse akageraho nawe akanyaka ijambo gutyo nkuko bisanzwe n'ubundi muri debate zose nkuko bisanzwe noneho ndebye comment ndavuga it's okay wasanga kuko wenda nararengereye wasanga naritwaye nabi muri kira kiganiro cya mbere noneho mu kiganiro cya kabiri ngira ngo munagikurikiye mukajya mutayiminga mwareba mbese Mugwiza na Eliane ninde wakoresheje iminota myinshi yaravugaga ngaceceka nkategereza ahubwo je natangira kuvuga gahita nca mu ijambo akenshi mu cya kabiri ho jewe naranabazaga wagasubiza ugasanga nakoresheje umwanya muto yushoboka ariko stili nubundi abantuka ntibabuze kuntuka ni bya bindi bavuga ngo ubuzuka tukinka aravuga ngo dore igicebe cyayo nyamara cya gicebe amatavuye makayimutunga ibyo ntago comment ntago nyanzitindaho cyane abandi mu kiganiro cya kabiri bo bantukiye ngo narasekaga ese nzareka guseka nta kubuze Eliane guseka ni nko kubwira umuyaga ngo wihuha icyo cyo rwose 0%. Kubuze Eliane guseka ni nkuko wabwira urupfu rwari ruje gutwara umuntu ngo wimutwara uwo muntu ndamwanga oya rwose inshuti y'umusaraba niba waracumujwe nuko Eliane aseka bizakugora kuko ni gake cyane uzasanga Eliane adaseka n'inshuro nyinshi ku munsi uzasanga inshuro nyinshi arizo nasetse kandi guseka kwanjye suko harimo uburyarya it's okay niba warafashe ko ari uburyarya nawe Imana ikubabarire ubwo ndabwira nyine audience kugira ngo bumve yuko uko Eliane ateye gutandukanye nuko wowe uteye ikindi ntabwo umuntu yavuga ikintu gisekeje ngo ndeke guseka ngo kugira ngo uriya uri ukurikira ikiganiro atantuka kuntuka no uburenganzira bwawe ariko nk'umukristo ntabwo kuntuka ari uburenganzira bwawe nk'umukristo ikintu kimwe njya nkunda gusubiza abantu ntabwo umukristo we atukana ahubwo umukristo we arakwandikira cyangwa se akaguhamagara nanashimira cyane abantu babikora byibuze binanyereka ko wankurikiranye iyo umamagaye ukambwira uti buriya Eliane ku munota wa 20 ku isegonda rya 30 hari ahantu wavuze nabi cyangwa se wifashe nabi witwaye nabi warebye nabi se bita binyereka ko wanakurikiranye ikiganiro uzi nicyo twaganiriyeho byibuze hari n'inyigisho wagikuyemo ariko se urambwira gusa ngo ngurebe kuntu gashinyika ngo gisekeje ngo karagatwengeke ngo karimo ngo agasuzuguro nukuvuga ngo watahiye igitwenge mu bintu byose bigishije mu magambo arenga miliyoni ngira ngo yavugiwe hariya wowe watahiye igitwenge cya Eliane gusa ari byo Mugwiza yavuze ntiwabyumvise ari byo Eliane yavuze ntiwabyumvise watahiye guseka kwa Eliane gusa nakugira inama ko uri muzategura event yo guseka gusa nkaza nkagusekera nkongera nkavuga ku kandi kantu kavuga ngo Eliane ngucana mu ijambo ngo ntujye utuma ngo abandi bavuga mbwira Eliane kuri uyu munota kuri iyi segonda runaka yaragiye gusubiza iki wamuciye mu ijambo ntiwigeze utuma agisubiza noneho nanjye uze no kumbwira ku wundi munota kuko nanjye haraho banca mu ijambo utari ko burya nawe sorry nawe nabonye kuri uyu munota baguciye mu ijambo ariko ubwo iyo wabonye Eliane gusa nuko muri wowe harimo kwanga Eliane nta kindi nyamara kwanga Eliane ntibiri butume ntarya akaguru k'inkoko ngo kamanuke kwanga Eliane ntabwo biri butume nambara umwenda ngo wange kumbera kwanga Eliane ntibiri butume mitanzana amaterasi y'indinganire mu gahanga ahubwo kwikuramo kwanga Eliane kubera ko niba wanga Eliane izo nyanya ziboze ziri mu mutima wawe ni nacyo kirimo gusenya ingo nyinshi kwanga umuntu ukamushyira mu mutima wawe ukamwanga ukamugendana umwanga akakuborera mu mutima akakunukira mu mutima kandi udateze kuzagira gute kuzamukuraho n'irobo imwe y'ubuzima bwe uwakwanga Eliane njya nkunda kubabwira ngo kwisi y'Imana umuntu wanyanga nkababara n'umutware wanjye ariko ubu ngubu na mama nyanze ntabwo akinshinzwe namaze kuva mu nshingano ze nagiye mu nshingano z'undi muntu uwo wenyine niwe wanyanga nkababara kandi nabwo nababara igihe runaka
nkabyakira ikibi nuko jyewe namwanga kandi nararahiye ko mu buzima bwanjye jyewe sinamwanga. Eliane nawe maze kubaza mu kanya mwari mugiye gukora igice cya kabiri cya kiganiro kandi warubizi ko mugiye gukora igice cya kabiri. Ese mbere yo gukora kira gice cya kabiri kuko hari udukosa mwagiye mubona mu cyambere bitewe na commentaire wagiye wakira muri kira kiganiro cyangwa zaje muri kira kiganiro, ntago mwabanje kwicara ngo mu gihe umurongo muza kugenderaho kugira ngo bitaza kugaragara amandi madefa mu buzima bwanjye. Kandi ndibuka ko ikiganiro cya mbere warahageze ngira ngo ntago nahageze ahubwo twari bukorana ikiganiro biza kurangira. Nta na rimwe mu buzima bwanjye ndicarana n'uriya mubyeyi ngo dutegure ngo tuzakora ikiganiro kimeze gutya. Oya, gusa baratubwira ngo muzakorana debate, ariko n'umunsi wa mbere mpura nawe rwose nanasubiza abantu bavuga ngo nanga Mugwiza, umuntu yanga umuntu basangiye, umuntu yanga umuntu baziranye. Uriya mubyeyi ndamwangira iki ko ntamuzi? Wenda imyemerere ihabanye, umva nta nubwo ari 150%. Imyemerere yihabanye n'iyanjye kuko we ahakana kwera kw'Imana, jewe nkemeza kwera kw'Imana. Ahakana Bibiliya yera, jewe nkemeza Bibiliya yera. Kimwe ko uyu munsi nta nubwo jewe waranyereka igitabo agenderaho yemera. We agendera mu bintu biri orale, siko bavuga mu gifaransa. Agendera mu bintu biri orale, nta écrit aranzanira ngo ambwira ati nemera iki gitabo, njyewe ibyo nemera ngibaho byanditse, mu gihe jewe ibyo nemera biranditse. Kandi no mu ishuri mu cyanjyanye kwiga no kwiga ibyanditse. Niyo mwarimu agiye kumbaza ambaza mu byanditswe. Ntabwo nzicara ngo njye gusubiza ibintu ntazi aho bikomoka. Suruse nyereka ibyo wemera bikomoka hehe. Ati nemera gakondo, ndamwumva cyane ni n'uburenganzira bwe. Ariko gakondo yemera ni iyi. Akambwira ati ba Nyirarumaga naramwize cyangwa se naramusomye. Nyirarumaga ni umuntu wabayeho koko mu gihe cya kera mu 1800 ariko ntago Nyirarumaga yari ahari uyu munsi ngo turebe ko bamwemerera kujya kuri kamera. Ndetse n'ikintu gishimishije kikwereka yuko Nyirarumaga ahubwo yaza kuba ari uyu munsi yari kuba yaradufashije gushyira ibitekerezo by'abagore ahabona. Muri bira bisigo byiwe nabashije kubona nta gisigo rigenda mbona givuga ngo umugore nahere mu gikari, umugore naharikwe, umugore nakubitwe, umugore nagire gute. Oya, ahubwo Nyirarumaga mu bisigo bye yakoze nabonye harimo ubwo gutaka, sibyo. Undi ngo ni Robwa ni umugore ni umukobwa yari mushiki w'umwami harya ni yuhinika ninde wagiye gushaka mu Gisaka, aragenda ashaka na Kimenyi baruzimya baruregeye umuzirankende. Igihe kigeze kubera yuko yabonaga yuko ingoma y'iwabo igiye kuzasimburwa n'abanyagisaka, kubera yuko iwabo ntawe uhari wo gusimbura wo kuzungura, ahitamo kwikubita ku ngoma arasandara. Wa mwana agomba kubyara ntiyamubyara. Bivuze ngo icyo gihe ahubwo mbona yuko hariho ikandamizwa ryavugaga ngo umugore ntabwo yasimbura musaza we ku ngoma. Nyamara uyu munsi biremewe cyane ko umugore yaba perezida, biremewe cyane ko umugore aba minisitiri. Numva tugiye muri iyo gakondo hari ibintu runaka byasubira gupfobya urugo. Nibyo rero bintu twinjiyemo bituma tutajya kuri content y'ikiganiro turimo. Twebwe turimo turareba ibyatuma urugo ruba rwiza. Ibyatuma urugo ruba rwiza nuko jyewe Eliane menye ko ndi umugore mu rugo nkanamenya inshingano zanjye nk'umugore mu rugo. Ntabwo icyatuma urugo rwanjye ruba rwiza ari uko basubizaho ko umugore asubira mu gikari, ari uko basubizaho ko umugore atongera kwiga, ari uko basubizaho ko umugore atongera kuvugira mu ruhame. Oya, ati Bibiliya nkamwereka ibice byo muri Bibiliya bigaragaza ko umugore yavugiraga mu ruhame. Iyo umugore ataravugiraga mu ruhame ntabwo abagore twakabonye baragiye bajya inyuma ya Yesu bazana amavuta ko gusiga Yesu ku birenge. N'uyu munsi abagore nitwe dutegura. Niba tuvuga yuko wari umurimo w'abagore twakabaye tunabimenya. Uyu munsi gutegura nitwe bw'abagore tuzi umutego. Kuki se no mu nama no muri body bavuga bati gutegura n'ibyo abagore nibo biharira abagore nibo bazamenye uko badutegurira neza. Runaka Eliane tugushinze gukurikirana uyu mudekorateri kugira ngo se umudekoratrice kugira ngo uzarebe ko yabiteguye neza nkuko bikwiriye. Kuki batabishinga abagabo? Nuko hari ikintu
ahantu hose muri sosiyete nimara kumenya uwo ndi we ibintu byose nshinzwe nzabikora neza ku murongo. Sinzi niba ngusubije ikibazo wari umaje. Nabyumvise. Hanyuma Eliane, ubona hari izindi mpamvu zihishe inyuma yo kujya inyuma ya topikiwe no mwakoranaga deba cyangwa ni ibintu mwisanzemo mwese gutyo bitari byateguwe? Buriya rero Vincent wowe turaziranye mu buzima njya nirinda kuba abantu babiri. Nge ndi umuntu umwe. Jewe nta yindi ntego nari mfite. Niba hari undi wari ufite indi ntego it's up to him cyangwa to her. Kuko ntabyo nzi. Ntabyo bigeze bambwira. Sinzi niba nabo barisanze babiguyemo nkuko Eliane yisanze yabiguyemo. Ariko jewe no mu kiganiro cya kabiri nagiye mbaza inshuro zirenze imwe ngo ariko ubundi topic y'ikiganiro turimo ni iyi. Ko mbona twagiye ndahoro y'ikiganiro topic ni iyi. Hari naho nagezeho ndavuga ni kandi genda haguruka kuri kamera. Kuko nabonaga turimo tugenda twinjira mu bintu bitari ngombwa. Sinzi rero ntago navuga ngo nta muntu numwe genda butera ibuye hari uwabikoze abigambiriye cyangwa se abikoze atabigambiriye ari ibyamugwiririye nkuko nanjye byangwiririye. Ntabwo mbizi. Hanyuma kuki wabonaga byanze muri gukomeza muva mu murongo ku buryo urumva ko nawe wagize amakenga ariko ugakomeza kwemera kujyana nabo mutari mu murongo? Ni cya kintu nkunda kuvuga nyine ngo ikigare ntago mbizi nanjye kugira ngo nanamenye cyane amakosa yabayemo nuko bagiye bambwira ati Eliane reba kuri uyu munota reba kuri iri segonda aricyo cyagende nkunda kubwira abantu ngo niba wakurikiranye ikiganiro Eliane yakozemo cyangwa se Vincent yakoze ngo nkubwire ngo Vincent reba kuri uyu munota kuri iri segonda wakosheje nanjye kugira ngo menye neza amakosa menshi yabayemo cyangwa se amakosa menshi ngewe nakoze ku giti cyanjye nuko nasubiye mu kiganiro. Ndetse nabagiye bambwira ati reba kuri uyu munota reba kuri iri segonda aha naha wakosheje aha naha wakosheje. Nibwo nanjye nasubiye mu kiganiro mpita mbona noneho amakosa yanjye yose uko angana mpitamo no kwiyemeza gusaba imbabazi ku giti cyanjye kuko nawe nazisabiye. Eliane, muri kiriya kiganiro mwakoze ikiganiro kigera ku masaha 2 ariko ibitekerezo byose batari kugaruka ku nseko bari kugaruka ngo kuri discipline ngo imyitwarire. Muri kiriya kiganiro ku batarakibonye witwaye gute ku buryo abantu benshi bikoma imyitwarire yawe cyangwa ngo discipline ngo itari nziza nkuko bari kubigarukaho abantu benshi muri ibitekerezo? Ndibaza mu kiganiro hari amagambo nagiye mbwirwa atari na meza. Mu kiganiro n'uwo twakoranaga ntawe nigeze mbona wayagarutseho. Nyamara Eliane ntago nzi ijambo naba naravuze rigaragaza discipline nkeya. Icya kabiri guseka ni uburenganzira bwanjye. None se ko yavuze ko yaniga ko nta wabikomanseho, ko yambwiye ngo ndashinyika ko nta wabikomanseho nandi magambo menshi ahubwo nuko nta mukristo jewe abakristo bagiye baca kuri WhatsApp yanjye no kuri Instagram no kuri Facebook bakanyandikira kambwira ati Eliane aha hari ibyo wabwiwe cyangwa se hari ibyo wavuze aha naha bo ntabwo nta mukristo wajya hara ku rubuga ngo ajye gutukana muri comment nta n'umwanya bafite wo kujya gusubizanya n'abantu b'ubwabo ahubwo badafite ikinyabupfura aribo. Umuntu ukubwira ngo wakosheje none akubwira ati Eliane reba ijambo wavuze kwisaha iyi niyi uwo ngo niwe nemera naho bariya bajya gutukana hariya niko barezwe. None se mbazize uko barezwe ariko gake bazagenda bagaruka kuko jewe nawe natutse nawe nakomerekeje nawe nagize gute ntago mbizi. Mu yandi magambo aba bari ibitekerezo byinshi biri kugenda bigarukaho bagutuka cyangwa kwibasira n'abapagane 100%. Nta mukristo watinyuka kwandika ijambo nka ririya. Noneho ejo bundi mu kiganiro umunyamakuru yaranambajije ngo se nguribuka ngo ko hari umupasteri ngo yakambajije inyuma ya kamera cyangwa sinibuka neza ngo hari umupasteri ngo hari umuntu wize theology ngo wamwandikiye ngo amuha n'ikigisho ngo agipininge ngo avuga ngo we ngo yize theology naranabisomye cyane anantuka cyane. Ese umupasteri utukana kuriya ni umupasteri nyabaki? Niba uri umupasteri koko ukaba warize theology wize nta nubwo kwigisha ikinyabupfura, theology wize nta nubwo kwigisha kubaha umugore utari wawe, theology wize kwigisha kujya hara ku karubanda ugatukana ko nta muntu njya ntuka nta n'uwo mba navuze izina niki bikeka mabinga. Hanyuma se ukimara kubona ibi bitekerezo ukabona ko nawe kuko hari amakosa wagiye
muri kiriya kiganiro cyangwa iriya debate mwakoze waba waraprochinze nyiri ikinyamakuru mwatangiyeho buriya kiriya kiganiro ngo mubivugane? Jewe ubwanjye naramuhamagaye turavugana, mwandikirana WhatsApp, ndamubwira ndakwinginze icyo kiganiro mbabarira ukireke. Arambwira ngo warareba ku nyungu ze na audience ye, ngo ntabwo ngo nta kosa ry'umwuga yakoze. Ndamubwira ariko please, mu gihe gihe icyo kiganiro kimbangamiye cyangwa se mbona kinabangamiye urugo rwanjye n'umuryango wanjye, icyo kiganiro ngiye mbabariye wakireka. Arasubiza ngo ntabwo we akorera, sinibuka ijambo yabinsubijemo. Nyuma umugabo wanjye nawe afashe telefone aramuhamagara, baravugana, amubwira yuko aramubwira ngo ntabwo Eliane ari umwana wo kumara amasaha 2 yicaye kuri kamera akoreshwa ibyo adashaka. Umwana wakoreshejwe ikiganiro atabishaka. Icyo ni ikibazo turi bigarukaho, nanjye nzi ko ndi bukikubaza nti kuki wemeye kwicara amasaha 2 wumva ko mutari mu murongo. Nuko nageragezaga kugaruka mu murongo n'ubundi bikanga, nkagerageza kugaruka mu murongo n'ubundi bikanga, ariko nyine nisanga byagenze gutyo, nisanga byabaye. Ni nayo mpamvu nasabye ninjye iki kiganiro rwose sinshaka yuko kijya kuri public. Arabyanga aracyaprodinga. Nyuma yaho namwandikiye message, ndayifite kuri WhatsApp, mushatse naza kuyibereka mukayereka audience. Message arayisoma yica amazi. Nyuma yaho umugabo wanjye aramuhamagara, nawe amuca amazi, ndetse na Didasi umuyobozi w'ikinyamakuru cyanyu yaramuhamagaye, n'abandi bose, n'abandi banyamakuru inshuti zanjye bose baramuhamagaye, ambwira ati please wakubaha privacy y'umuntu, icyo kiganiro ukakireka. Avuga ko we adashobora kukireka, bivuze ngo we hari indi nyungu afite. Reka noneho mbivuga, yarakoze kubona ikiranguzo cyitwa Eliane akagicuruza. Imana yamwijuriza mu mpera umugisha, ntago muteye amabuye nkuko we yayanteje, ntago mbizi. Hanyuma Eliane, kiriya kiganiro ubundi mwakoze ntekereza ko cyagifite ubundi uri umurongo mwari muri kugendera cyangwa insanganyamatsiko yavugaga ngo ni ibiki bisenya ingo. Nubwo mwaje gutana mukava mu murongo, ariko nanjye reka ngaruka kuri icyo. Ubundi wari witeze kuvuga ko ari ibiki bisenya ingo, cyangwa wari witeze ko ari ibiki muri buze gusubiza kuri iki kibazo? Ibyo bintu mbivuga buri munsi, ibintu bisenya ingo ni ubwumvikane buke, cyangwa se no gushaka kujya inama, kuzuzanya, mukareba aho ibintu bipfira, mukamenya ngo niba mugenzi wawe yaraje mu rugo atazi ikintu iki n'iki, wibimuhanira, cyangwa se ngo kugira ngo umwemeze. Urugero njya nkunda gutanga n'urwo mu rugo, kuko abicana benshi dusanga bapfa gucana inyuma. Niba ubona mugenzi wawe hari ibyo atazi, wimuca inyuma ngo ujye kubishakira ahandi, ahubwo mugira inama bimwigisha. Noneho mwirinde ya makimbirane yo mu ngo, kuko benshi nta numwe uravuga ngo twapfuye kuko ngo yariye ibiryo byinshi, nta nuravuga ngo twapfuye ko atazi guteka, nta nuravuga ngo twapfuye ko atazi kuntera ipasi, nta nuravuga ngo twapfuye yuko yanga iwacu, ahubwo bavuga yuko yamwiciye ko cyangwa se yamukubitiye ko amuca inyuma. Icyo rero cyo gucana inyuma nicyo ubundi twari tuje kureba. Uyu munsi rero ingaruka zirimo kungeraho nuko ntabwo ikiganiro nakoze cyakiriwe neza, yaba mu rugo rwanjye, yaba mu muryango wanjye, yaba ku itorero ryanjye. Ubwo sininya kubivuga kuko no ku itorero ryanjye ntabwo cyakiriwe neza. N'umushumba wenda utarabimbazaho aracyategereje ati nimbonana na Eliane nzamubaza iki kintu. Umukristo w'iwacu utarakimbazaho nuko tutarabonana, cyangwa se atarabona akanya ko kumpamagara. Ariko yaba kuri societe, yaba no ku babyeyi banjye ntabwo kiriya kiganiro bacyakiriye neza, no ku mutware wanjye ntabwo yacyakiriye neza. Ni nayo mpamvu yentervenyemo agahamagara umunyamakuru twakoranye ikiganiro, avuga ati please ndagusabye gukora icyo kiganiro, kuri jyewe ntabwo kinshimishije, n'umuryango wanjye ntabwo kidushimishije. Urumva, anamuhamagara ntabwo twari kumwe, ariko ndetse no ku banyarwanda rusange. Ejo ngira ngo umunyamakuru witwa Evode yari ari ku kazi wanjye, yabonye abantu baje kungira inama. Evode yarababonye baje kungira inama, bati Eliane kiriya kiganiro saba ko cyakurwaho. Ubwo si ngombwa ko mbavuga, ariko Evode we ni umugabo wo kubihamya, ntabwo yaraje anabizi ko icyo kibazo gihari. Yaraje aje ngo dukore ikiganiro, mfite ukuntu njya nikomeza mu bibazo, ntabwo nari nahise nanamubwira ikibazo mfite, ariko bitewe n'uburyo yarabonye inama ndimo kugirwa n'abo bantu n'uburyo byari bimeze, byabaye ngombwa ko mpita mubwira ikibazo uko kiteye. Tugenda tugana ku musozo, ni irihe somo rero wakuye muri kiriya kiganiro cyangwa muri iyi eta urimo?
isomo nakuyemo nuko ngomba kuba careful ku bantu tugiye gukorana ibiganiro. Umuntu ntabanje kuganira nawe ngo menye n'imyemerere ye, menye n'intego ye, ntago nzongera gukorana nawe debate. Umuntu uzakenera ko dukorana debate nibabanze bampuze nawe, mbanze nanamenye ninde mbone gukorana nawe. Kuko iyo tuza kuba twabiganiriyeho na mama Mugwiza ndibaza ko tutari kugera hari. Ntabwo nzi niba yari yaje we yabiteguye cyangwa se niba atari yabiteguye, ntago mbizi, ntago mutera amabuye jewe nkuko bayanteye, nta n'urubanza ndi bumushyireho, kuko uwa mbere ngomba kujyaginga ni jewe kuko nijye warangaye. Nijye munyamakosa kuko nijye warangaye. Ku myaka 34 ntago nakabaye ngendera mu kigare. Ni yihe myemerero wumva rero utakemera ko umuntu uyifite mwakorana? Umuntu utandukira akava mu cyigisho turimo akajya mu nto, akajya hanze y'ubuzima njyewe ntago ari imyemerere ariko imyemerere ubwo wenda simbizi ikinyarwanda cyanjye gishobora kuba kiri marade, ariko giye imyemerere mvuze ni umuntu njyana andehoro yasije nagombaga kuvugaho. Ko umuntu hakujyana amasebundi muri mu kiganiro nyine mwatangiye gukora ikiganiro, ubwo ufite ubushobozi bwo kuba wamenya ko mbere ko icyo kintu kiri buze kubaho muri mu kiganiro. Buriya ni isomo nararibonye. Ni isomo nararibonye. Ikindi cya kabiri, irindi kosa rikomeye nakoze mbere nari nabimenye yuko we atemera ubukristo, atemera Imana yera, atemera Bibiliya yera. Uretse kubundi kuba umuntu atemera Bibiliya yera si cyo kibazo, kuko uyu munsi uwemera Korowani turagendana, uwemera Bibiliya ntagatifu turagendana. Ariko noneho hari ibindi bintu numvisemo y'abana bitandukanye bibaza, bituma rero nanjye ngomba kumpuza nawe ahagaze ku ruhe ruhande. Nakumva ugiye no gutandukira uva mu kiganiro ujye mu bindi, ubwo nanjye nkamenya uko ngomba kubyitwaramo nkabyirinda. Kuko ntago nari nzi yuko twagiye andehoro yasije cyane. Yes narabibonaga, ariko sinari nzi ko byaba biransaba kujya mba amaso, kujya ngira ubwenge nanjye wa mugani, nkamenya ngo mbese niki uyu muntu avuzeho nakomantaho, nakumva atari ngombwa ko ngikomantaho nkanaceceka. Nahimze ngo tugana ku musozo rero, hari icyo wumva tutavuzeho muri iki kiganiro cyangwa ubutumwa bwihariye niba ubufite wabutanga hanyuma tugakorozinga? Ubutumwa bwihariye ndashimira abantu bose bagerageje guca ku murongo wanjye wa telefone, abantu bose bagerageje guca kuri Facebook yanjye, kuri Instagram, kuri Twitter, bakambwira Eliane ku munota uyu wararengereye, ku segonderi ni wakosa hananga urugero. Ndashimira mu ijuru kundeba n'abamamagaye nkabitabaho bakorera, abo bose ndabashimira. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ijye baha umugisha. Icyatumye mubikora nuko munkunda, utankunda ntago wabikora. Icyatumye bamamagara nuko bankunda. Hanyuma kandi nkanashimira n'ufata umwanya we wo gutukana ku mbuga nkoranyambaga. Uwo nawe agaragaza uwakorera, agaragaza umwami akorera, agaragaza n'ikimurimo. Eliane gute washimira umuntu wagututse kari by'abantu bari kugaruka ati ni indyarya? Ubwo ibyo bintu washimira gututse? Ndamushimiye nabambaye nkawe. Ndamushimira cyane kuko kuntuka kwe bihita binyereka aho ngomba gushyira imbaraga. Atantutse nahita nibaza yuko abantu bose bamaze kumenya Imana, ariko iyo antutse mpita menya yuko hari igice runaka kigikeneye kuganirizwa cyangwa se kwigishwa cyangwa se kubwirwa ijambo ry'Imana. Hari akantu uri gukomeza kugaruka ati hari abajya bambwira ati ku munota uyu nakoze iri kosa iri ni nk'irihe kosa n'ababonye cyangwa ikintu wavuze uri guteza ukavuga ati iki ntago cyane ngombwa ko kivugwa imbere ya kamera? Ubu ngubu cyerekanira ngo nkuzaniye comment nakira, ariko hari ikintu bambwiye nanjye koko nabonye nsanga nicyo, kandi cyo nagerageje no kugihindura. Ni nanjye wanasabye ko noneho kajya tuzanikaye yo kwandika. Niba abantu bavuga ati niba umuntu arimo avuga wimuciramo, nasanze impamvu duciranamo ijambo ni ukugira ngo utaza kwibagirwa cya kintu umuntu yaravuze. Cyane cyane jewe nicyo ngicyo ni naryo kosa inshuti zanjye zose cyangwa se n'abakurikirana ikiganiro bagiye bambwira. Mureka avuge igitekerezo cye cyose, nashaka avuga ibintu 10 abirangize. Wowe ubyandika ahantu, noneho naza kurangiza ubivuge, iminota ni nababana mike byose ntubivuge, uzongera ufata igihe wowe ubyigisheho.
icyo ngicyo cyo narakibonye rwose kandi nzi ko mu kiganiro cya kabiri nakoranye na Mugwiza icyo kintu nge naracyubahirije nubwo babuze icyo bantuka noneho bagatuka urucebe rwayo noneho bari baje bazi ko bagiye kuntuka kumuca mu ijambo no kugira gute basanga icyo nagikosoye nta gihari ngewe nari nafashe telefone yanjye ndimo nandikamo ibibazo byose ari buvuge ndetse hari n'ibyo atabashije gusubiza nanjye ntabashije gusubiza kubera wenda umwanya cyangwa se kuba twaranatagasije tukajya ahandi narabyanditse genzagenda mbyigishaho ku giti cyanjye ariko ikintu cyitwa gucana mu ijambo nageze ubwo nanamuga ndetse Mugwiza ko ubushize bambwira ngo nguca mu ijambo none nawe uyu munsi ukaba urimo ubikora ati uyu munsi nanjye koko nabikoze kandi twebwe nta rwango twabaga dufitanye ku giti cyacu nta rwo pe urwango ruri hagati ni bya bindi ngo amakipe ari mu kibuga nta kibazo afitanye ariko abafana bicaye muri stade nibo barimo guterana amabuye banarwana natwe ku giti cyacu gena Mugwiza nta kibazo dufitanye ariko abitwa abafana bari ku ruhande nanabisabira ngo aho gufana Eliane uzafana ijambo ry'Imana tega amatwi wumva ijambo yabwirije atazi neza kuko harabambwira ngo ibyo ubwiriza ngo nta nibyo uzi yes mbwira uti kuri uyu murongo iri jambo wasomye siryo rihanditse warivuze ukutariko unambwira uti kuri uyu munota ijambo wasomye ntago ari ryo warifashe ukutariko icyo gihe bizagufasha kumenya ngo bizagufasha kumenya ngo mbese ibyo uyu muntu ndimo mwigisha cyangwa se ndimo mukosora arabizi neza cyangwa jyewe ndabizi neza ariko igihe bitameze gutyo icecekere kubera yuko nawe ibyo urimo uvuga ntabyo uzi yego icyo rero cyo gucirana mu ijambo cyo narakibonye cyane mu madibeti twagiye dukora ariko duhitamo ko twandika noneho tukareka umuntu akarangiza iminota ye noneho undi nagasubiza hari akabazo k'amatsiko naringize mujya gutandukana na Mugwiza n'uriya munyamakuru nta yindi gahunda mwahanye yo kuzakora igice cya gatatu cyangwa indi debate Sabe we yarangije ikiganiro ahita yiruka nkagenda nta nubwo twigeze tuvugana jewe uwo twasigaranye twaganiriyeho umwanya mutoya ni Mugwiza kuko nari mfite abashyitsi bavuye Uganda bari baje kundeba kuva ikiganiro gitangira bari bicaye imbere ya kamera bari bicaye ku ruhande rwa kamera kirinda kirangira tukiri kumwe nabo noneho ko nari ngiye gusigarana nabo tuganira mama Mugwiza we yaranyegereye tuganiraho iminota mikeya arambwira ati reka nihute njye kureba Sabe atancika aragenda ariko twatandukanye neza nta kibazo kandi dufite Eliane urakoze cyane rero kuduha uyu mwanya nizera ko abadukurikiye imbabazi baziguhaye nizera ko abo mu Itorero by'umwihariko usengeramo n'urugo rwawe umuryango wawe ndabizi ntagagoye we yaramaze no kuziguha umugabo wawe turaziranye akimara guhamagara ndakubabariye mbonye ko yes nizere ko abakunzi ba ZOOM TV wateye ibuye Eliane aciye kuri kiriya kinyamakuru cyangwa n'ubifite ku mutima nizera ko namwe mumubohoye hanyuma ibintu bikomeze bigene neza natwe dukomeze dukore bya biganiro byo kubaka umuryango twege ntabwo tuzatana cyangwa tujya inyuma y'umurongo oya nta nubwo bizongera n'ukuri murakoze cyane utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda